Muraho neza, muhawe ikaze nanone umuyoboro wacu wizewe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abagore benshi cyangwa se abakobwa benshi bibaza cyangwa se bambajije ugasanga bakiburiye igisubizo. Tugiye gusobanukirwa umuti wo kubura imihango kandi udatwite. Iki kibazo usanga abagore benshi bakigira cyo kubura imihango. Ese biterwa n'iki? Ese biravurwa? Ese n'iki nakora mu gihe bimbayeho? Rero uri kumwe n'umubyaza Dorcas ubasobanurira kugira ngo dusobanukirwe ibintu byose kandi ku murongo. Tugiye guhera ku kumenya icyo bita kubura imihango icyo ari cyo. Ni igihe umugore cyangwa umukobwa atabona imihango mu gihe yakagombye kuyibona, yaba yarigeze kuyibona cyangwa atarigeze ayibona na rimwe. Iki gihe ushobora kuyibura amezi 2, 3, 6 kandi wakipima ugasanga ntago utwite. Iki aba ari ikibazo cy'uko wabuze imihango. Abakobwa benshi usanga bibahangayikisha, ushobora gukeka ko waba waranasamye kandi nta n'imibonano mpuzabitsina wigeze ukora. Rero bana nanjye kugira ngo usobanukirwe igishobora gutera kubura imihango kandi utigeze utwita cyangwa se utarasamye. Tugiye kurebera hamwe ibintu bishobora gutera kubura imihango. Ikintu cya mbere cyane gikunda no kubitera ni uguhangayika cyane cyangwa se kugira stress nyinshi. Ugasanga uri umukobwa uriga ufite nk'ibizami, wagera muri cya gihe cy'ibizami imihango yagombaga kuza n'izi. Icyo gihe stress nyine nizo zatumye imisemburo ihindagurika, bigatuma igice cy'ubwonko gishinzwe gukontorora ibijyanye n'imihango kidakora neza, bigatuma imihango yawe uyibura. Rero inama ni uko nyine iyo stress wayigabanya cyangwa se ukagenda ukaganirizwa n'abaganga kugira ngo bakubwire uburyo uzamanaginga iyo stress, cyangwa se nawe bikaba ari ibintu biri short term cyangwa se by'igihe gitoya. Ugasanga za stress z'ibizami, guhangayika se wagize ibyago, umubyeyi wawe ararwaye, ibintu inshuti yawe bimeze nabi, byarangira imisemburo igasubira ku murongo ugasanga imihango iragarutse nta kibazo. Ikindi ni impinduka mu misemburo bita hormone zishobora guterwa n'uko icya mbere ushobora kuba ufite ikibazo, wenda urwaye nk'indwara runaka bigatuma ya misemburo ihindagurika ikarangira ubuze imihango cyangwa se utayigiyemo igihe runaka. Tuhise tujya no ku ndwara, hari indwara zimwe na zimwe zishobora gutuma ya misemburo ihindagurika bigatuma ubura imihango. Ari nk'iya mbere twita PCOS, ni indwara igenda igatuma ku mirerananga hazaho utubyimba duto cyane twinshi, bigatuma ubura imihango ntugire ovulation, ishobora kuba hagati y'amezi 3 n'6, bigatuma ugira ibimenyetso by'inyuma bitandukanye, ibiheri byinshi mu maso, ukagira ubwoya bwinshi ku mubiri, ndetse ukagira n'imiterere ya kigabo, kuko nyine bituma iyi ndwara ituma hasekererwa umusemburo wa kigabo mwinshi, bikarangira utangiye kugira imiterere nk'iy'abagabo, bityo bigatuma utajya mu mihango, bishobora kuba byanakuviramo kudasama. Iyindi ndwara ushobora kugira niyo twita ovarian cyst cyangwa se ovarian failure. Aha naho imirerananga itaba ikibasha gukora yananga ngore, bikarangira utagiye mu mihango. Ushobora kwizana, bishobora guterwa na bya bibyimba biriho, bikarangira itabashije gukora zananga ngore, bityo bigatuma utajya mu mihango, ndetse ushobora no kutabona ovulation no gusama bikagorana. Ikindi ni ukugira ibibyimba mu bwonko. Ibibyimba mu bwonko bituma agace k'ubwonko gashinzwe gukontorora iby'imihango kitwa hypothalamus cyangwa se pituitary gland, bigatuma katagikora neza, bigatuma ya misemburo ishinzwe imihango
idakora neza bikarangira utakibona imihango. Bityo rero niba ufite indwara cyangwa se niyo indwara waba utarayimenya ariko ukabura imihango, ihutira kujya kwa muganga kuko bashobora gusanga izo ndwara zimwe mu zo navuze cyangwa se n'izindi wifitemo imwe akaba ari iri gutuma utabona imihango. Ikindi ni ugukoresha imiti imwe n'imwe. Aha twavuga nk'abagore baboneza urubyaro, akenshi usanga babura imihango igahagarara, nk'abakoresha udupira usanga rwose ushobora no kumara umwaka utarabona imihango. Abakoresha imiti y'igicuri nabo bashobora kubura imihango, cyangwa se ino miti ya antidepressant cyangwa se imiti irinda depression nayo ishobora gutuma ubura imihango. Niba rero uri gufata iyo miti ushobora kwitega ko iyo mihango yabura, ariko iyo miti uyihagaritse akenshi n'ingaruka imiti yateraga nayo ihita ihagarara rwose nta mpungenge. Ikindi gishobora gutuma ubura imihango, konsa rwose biri mu buryo bwo kuboneza urubyaro, cyane ko bwizewe igihe wabikoze neza. Uko bigenda rero, iyo uri konsa haba hari gusekeretwa umusemburo witwa prolactine mwinshi cyane. Uyu musemburo usekeretwa iyo uri konsa utuma imisemburo yo guhagarara kw'imihango igabanyuka, cyangwa se imisemburo ikora mu mihango ariyo yitwa follicle stimulating hormone na luteinizing hormone byiyongera bigatuma imihango ibura. Rero niba uri konsa ukabona imihango yabuze wihangayika, nta kibazo kuko byose birashoboka. Ikindi gishobora gutuma ubura imihango ni ukuba ufite indwara zidakira. Urugero ufite nka diabete uncontrolled, cyangwa se udafata imiti neza ngo ijye ku kigero cyo hasi, kuba urwaye impyiko. Ibi byose bituma agace ko mu bwonko gashinzwe gukontorora imihango nk'uko twakavuze kitwa hypothalamus kadakora neza, bityo imihango ikabura. Ushobora kuba ubyibushye. Abantu babyibushye nabo hari igihe usanga bagira ikibazo cyo kubura imihango. Ikindi hari genetic disorder, hari amafamiye cyangwa se amaraso cyangwa ubwoko usanga birenza ukwezi, ugasanga amara amezi 2-3 batabona imihango, nyuma y'amezi 3 ikongera ikagaruka, nabyo birashoboka. Ikindi cya nyuma ni uko ushobora nanone kubura imihango ari uko utwite. Ugomba kubanza ukipima ukamenya niba koko udatwite, ariko niba utarakoze imibonano mpuzabitsina ukabura imihango, shakira muri ibi byose byo hejuru umenye ko haba hari icyayiteye. Icya mbere ni uko ugomba kwitabira kujya kwa muganga. Ariho hari ikibazo kivuga ngo none se hari umuti wo kubura imihango? Yego urahari, ariko biterwa n'icyayiteye. Nta muti uvura buri kimwe cyose. Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukamenya ikibazo ufite cyatumye ubura imihango, ukabona kuvuga ati uyu ni umuti. Ibyo rero wabimenyera hehe? Ni ukugana muganga, hanyuma akaba ari we uguha ubujyanama. Hari abakoresha imiti ya gakondo. Oya rwose aha ngaha ugomba kwitonda cyane kuko utemerewe gufata umuti utandikiwe na muganga wizewe, kuko ushobora gukoresha imiti ya gakondo ugasanga iguteye ibindi bibazo. Inama rero, jya kwa muganga, muganga aguha inama zikwiye. Irinde cyangwa se gabanya stress, jya kwisuzumisha kwa muganga hakiri kare, kandi ufate imiti wahawe na muganga, cyangwa se ukurikize inama nk'uko muganga yazikubwiye. Ntabwo uzongera guhangayikishwa n'icyo kibazo kuko uzaba wamaze kumenya ikibitera ndetse n'uko wakivuza, cyangwa se n'ubujyanama muganga yaguhaye ukabukurikiza. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha, niba hari ikibazo cyangwa se comment wakandika hasi aho ngaho mu gice cya comment kugira ngo tuzagusubize, cyangwa se n'igitekerezo nacyo turagisoma tukamenya inama watugiriye. Naho mu biganiro byacu by'ubutaha.